Iyo ugeze mu rugo rw'abamaze igihe gitoya barushinze hagati y'umusore n'inkumi, akanyamuneza n'umunezero biba ari byose kuko baba bakiri mu kwezi kwa buki. Ibi ni nabyo twaje gusanga mu rugo rw'abasaza bageze mu zabukuru babana basazanye, bavuga ko ibyishimo byabo babihorana ngo ariko kuri iyi nshuro ubwo byamaze gufata iyindi ntera, ni nyuma y'uko yaje guhabwa inka ya Girinka. Iyo nka ya Girinka yaje gupfa ipfuye, yatumijeho veterineri w'umurenge na Kanyamashyamba ndetse na Mudugudu baraza barayibagisha. Nyuma yo kubagisha iyo nka baje gutwara amafaranga yaje kuyivamo bamubwira ko bazamushumbusha indi nka. Imyaka yari ishize igera kuri 3 atarashumbushwa iyindi nka. Uyu ni Uwihanganye Anastase wo mu mudugudu wa Buseso mu kagari ka Jarama mu murenge wa Gihombo ho mu karere ka Nyamasheke. Nitwa Anastase Uwihanganye. Ndashima ababyeyi banjye bayishumbushije, bampaye Girinka irapfa, none ndi kubashimira ko bashumbushije. Ndumva ngiye nkomeye, ngiye kuzabona amata mwarafashije. None niki wumva iyi nka izakumarira muri makeya? Nuko nzayorora nkabona agafumbire, nkazabona n'amata n'inywera. Ubu ndakomeye kuko mbonye agafumbire. Narishaje none ubu ngiye kwiyuburura kuko ngiye kubona agafumbire, nkazabona n'amata yo kunywa. Narishaje ariko ubu ngiye kwiyuburura. Ugiye kuba umusore? Ngiye kuba umusore rwose, ngiye kuzabona amata, mbone n'agafumbire, mpinge neza. Ubu mu kwa 9 uritegura guhinga ufite n'ifumbire gute? Agafumbire rwose ngiye kubona agafumbire ko guhinga imyaka. Ihinga riri mu kwa 9, ifumbire uzaba warayibonye? Nzaba narayibonye, ndi gushaka ubwatsi nkayisasira, nkayifata neza rwose, ndi kubona igiye kumpa ifumbire. Nishimye nyine kuko umukuru w'igihugu yari yampaye inka ya Girinka, ubwo nibwo yapfaga. Baraza barayibagisha, bamaze kuyibagisha barambwira ngo bazashumbusha. None ubu ndishimye kuko banshumbushije, tugiye kunywa amata, tubona ifumbire, ubwo tugiye kwiburura mbese. Basanze bari baduhohoteye. Ndabashima ni ukuri, mwavugiye neza, Imana izabaho umugisha. Kugira ngo nyibone nagiye kumva abari bazi ibyanjye bantangira amakuru. Ubwo rero ndashimira batanze ayo makuru koko bangiriye neza, bikagera ku mukuru w'igihugu wari wayiduhaye. Ubwo ndamushimira uwo mubyeyi wanjye, ndashimira n'abatanze ayo makuru. Imana izabaho umugisha kuko badukoreye neza. Twagiye twumva baraduhamagaye, bati nimuze tubahe ya nka twababwiye. Nibwo twagendaga rero barayiduha. None ndashimira umukuru w'igihugu, ndashimira n'abantangiye ayo makuru. Imana izabaho umugisha. Wari uzi ko uzayibona? Nari nzi ko uzayibona, nari mfite ibyizere kuko bankomezaga bati tuzagushakashakira tukushumbushe kuko ari nta gafumbire mubona. Kandi bakaba bari baruzi ko tugeze mu zabukuru, ari nta kintu twishoboreye. Ku kibazo cyo guhinga ugiye kubona ifumbire, tubwire kuva ugiye kubona ifumbire bizagenda bite? Kuva mbonye ifumbire ngiye guhinga, mpinge bizadutunga, mbese n'isoko nzarisagurira kuko tubonye ifumbire. Nzarisagurira kuko tubonye ifumbire. Mbese Imana yarakoze, n'umukuru w'igihugu yarakoze. Imana izamuha umugisha, azahore ku ngoma. N'abantangiye kandi ayo makuru, Uwiteka azabafashe. Mbese Imana izabakubire karindwi kuko ibyishimo ufite ntiwamenya ukuntu bimeze. Kuva nayibona narishimye, shima umukuru w'igihugu, shima abantangiye ayo makuru. Ukuri narabashimye cyane, Imana ijye ibongerera imigisha. Hari hashize amezi 5 iki kibazo cy'uyu Uwihanganye Anastase kimenyeshejwe umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gihombo Niyitegeka Jerome binyuze mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye.
uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gihombo Niyitegeka Jerome yaje gusobanura ibi bitangazamakuru bigiye bitandukanye ko iki kibazo cy'uyu Uwihanganye Anastase atarakizi ariko ko agiye kugikurikirana kigakemuka mu maguru mashya. Nyuma yo kukimenya yaje gusanga imyirondoro y'uyu Uwihanganye Anastase amafaranga yaje gukurwa mu nka ya mbere yari yarahawe yaje gupfa, hari harabayemo ikosa mu myirondoro y'uyu Uwihanganye Anastase. Nyuma yo kubimenya uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gihombo Niyitegeka Jerome niko gushumbusha uyu Uwihanganye Anastase indi nka. kuva nayibona narishimye, shima umukuru w'igihugu, shima abantangiye aya makuru. Ni ukuri narabashimye cyane, Imana ijye ibongerera imigisha. Twarishimye nta kibazo dufite, twarishimye mbese ibyishimo ntabwo bamenya uko wabivuga. Ni inkuru nari narabagejejeho y'uyu Uwihanganye Anastase n'umudamu we batakaga batabaza ubuyobozi ko barenganyijwe, bavuga ko bari barahawe inka ya Girinka iza gupfa. Nyuma yo gupfa rero baje kuyibagisha abayobozi harimo veterineri w'umurenge ndetse na kanyamashyamba n'umuyobozi w'umudugudu. Nyuma rero bababwira yuko bazabashumbusha indi nka. Hari hashize imyaka igera muri 3 batarabona iyi nka, none rero nyuma yuko bagaragaje ikibazo cyabo bakakigaragariza umuyobozi w'umurenge Niyitegeka Jerome, yaje gukurikirana iki kibazo mu mezi atageze kuri 6. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Gihombo Niyitegeka Jerome akaba yabashumbushije iyindi nka. Njyewe rero wari wabagejeho iyi nkuru bwa mbere nari Isaac Nushuti, ni nawe wongeye kubagezaho umusozo w'iyi nkuru yacu. Reka mbashimire rero mwe mwese mudahema kubana natwe hano kuri Ishene Icyizere Family TV, mbifuriza ibihe byuzuyemo ibyiza byose mwifuza.